umugore rero witwa Marie Chantal akaba hamwa n'icyaha cyo kwica umwana mutoya witwa Akeza. Uyu mwana rero bakaba baramusanze mu kidomoro cy'amazi yapfuye. Uyu mugore rero akaba yaramubereye mukase. Reka ngwifuriza ibihe byiza nanone wowe dukurikirana kuri Tambuka TV, nizere ko aho uri hose umerewe neza, Imana ikomeje kukundebera iryoroshye. Ndagushimiye cyane nawe wamaje gukora subscribe kuri channel yacu Tambuka TV, ni by'agaciro gakomeye cyane. Uri kumwe nanjye rero Wizpazo, ninjye tugenda tubana buri munsi aho mbagenda nkugezaho amakuru agiye atandukanye arimo aragenda avugwa hirya no hino mu binyamakuru, haba ibyandika ndetse no ku mateleviziyo agiye atandukanye. Kuri uyu munsi wa none rero nta yindi nkuru irimo iragenda ivugwa hirya no hino mu binyamakuru bigiye bitandukanye, inkuru yababaje abantu benshi cyane. Iki ni ikirego cyatanzwe rero n'urukiko rero ruza no gufata umwanzuro. Umugore rero witwa Marie Chantal akaba hamwa n'icyaha cyo kwica umwana mutoya witwa Akeza. Uyu mwana rero bakaba baramusanze mu kidomoro cy'amazi yapfuye. Uyu mugore rero akaba yaramubereye mukase. Rero urukiko rwa Nyarugenge rukaba rwafashe umwanzuro wo kumukatira igifungo cya burundu bitewe no gukurikiranwaho rero icyo cyaha cyo kwica umwana mutoya witwa Akeza. Mwishe rero urupfu rw'agashinyaguro ubwo rero bamusangaga mu kidomoro cy'amazi. Uyu mwana rero mutoya akaba ari umwe mu bana bari bafite impano yo kuririmba indirimbo zigiye zitandukanye, aho yazisubiragamo dore ko yakundaga kuririmba n'indirimbo z'umuhanzi uzwi hano mu Rwanda witwa MEDDY wibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. MEDDY rero akaba ari umwe rero mu bababajwe n'urupfu rw'uyu mwana witwa Akeza, ubwo rero uyu mwana nawe yasubiragamo indirimbo z'umuhanzi MEDDY. Urukiko rero rwa Nyarugenge rukaba rwaje guhamya uyu umugore witwa Marie Chantal Mukanzabarushimana icyaha cyo kwica umwana mutoya witwa Akeza, amwishe rero urupfu rw'agashinyaguro. Urukiko rero cyangwa se ubushinjacyaha bukaba bwahamije uyu mugore ko ari we wishe uyu mwana bitewe n'ibimenyetso bigiye bitandukanye bagiye bafata, bitewe n'ubuhamya rero bwaje gutangwa n'umukozi wo mu rugo wakoraga muri urwo rugo. Ubwo rero Marie Chantal yaje gutuma uyu mukozi wo mu rugo amutuma rero amagi kugira ngo aze gutinda, amutuma amagi y'amanyarwanda dore ko kuyabona bitari byoroshye, kugira ngo aze gutinda iyo uyu mugore abashe gushyira mu bikorwa umugambi w'ubwicanyi yari yagize wo kuba agiye kwica nyakwigendera Akeza. Iyi ni inkuru rero yakomeje kuvugwa hirya no hino mu binyamakuru bigiye bitandukanye, aho abantu benshi yababaje cyane, aho muri Mutarama umwaka ushize aribwo nyakwigendera Akeza yicwaga urupfu rw'agashinyaguro ubwo bamusangaga mu kidomoro cy'amazi. Uyu mugore rero akaba yaje gushinjwa n'icyaha cyo kwica urupfu rw'agashinyaguro nyakwigendera Akeza, dore ko bahise bamushinja nyine ko ari we wishe uyu nyakwigendera Akeza, baza kumukatira igifungo cya burundu. Urukiko rero rwakomeje rutanga ibimenyetso bigiye bitandukanye, bavuga ko n'umugabo we batari babanye neza, bahoraga bakora mu makimbirane hagati yabo bitewe nuko umugabo we yakundaga umwana we cyane. Rero biza kumurakaza cyane nyuma yo gufata umwanzuro wo kuhitana uyu mwana witwa Akeza warumenyerewe gusubiramo indirimbo z'abahanzi agiye batandukanye. Ngayo nguko nayo makuru tugenda tubagezaho buri munsi 5 kuri 5 dukurikirane kuri YouTube channel yacu Tambuka TV. Nizere ko aho uri hose ukomeje kumererwa neza. Ngewe nitwa Wizpazo, ninjye tugenda tubana buri munsi. Ndagushimiye cyane wowe twabanye, ukomeze ubane